nakongeraho ibitekerezo mfite uko twabikora, ariko kwibanda ku bategetsi b'ibyo bihugu aho bari, parliament zabo, aba bana b'imfubyi two kugira ngo tubashakire amashuri, tubashakire aho baba, badufashe muri iyo propaganda, kuko umwana wakoze propaganda, umwana message ikagera mu parliament iyo ari yo yose mu Burayi, urwandiko rw'uwo mwana yanditse abwira perezida w'icyo gihugu ati ndi imfubyi nsigaye yenyine, ba marume ba masenge, data na mama, barumuna banjye bakuru banjye barashize, abo bicanyi waremeye urababika mu gihugu cyawe. Iyo ni message ikomeye cyane, ikajya muri parliament, ikajya mu binyamakuru byabo. Ibyo ni ibintu byinshi mwabitekereza. Aba bana b'imfubyi nko kubashyira mu bigo gusa ngo tubabororerere gusa, ariko banakore, bagire n'uruhare nabo, bandikira ababishinzwe bose, bandikira isi yose, bandikire mu binyamakuru, asinye n'inyandiko ye nk'iya ya primaire 1 igaragara neza, ijye mu kinyamakuru byose. Ibyo bintu hariho gahunda zacu zo kubakurikirana, ariko hari na propaganda, kandi tugakoresha personnel zose zo dufite, n'imfubyi n'abapfakazi nibo dusigaranye, nta bandi, nibo bagomba kuzabikora, bakabakurikirana ibyo bintu, kandi message zabo zirumvikana kurusha uko Mugesera, komiseri, minister